Hari ibintu bibabaza kurusha ibindi mu buzima. Ntabwo ari ukuba utarigeze utera imbere, si no kuba uri umukene aka kanya, ahubwo ni ukuba warigeze kugera ku rwego rwiza, ukabona amafaranga, ukubahwa, ubuzima bukagenda neza, ariko nyuma y'igihe ugasubira hasi, ibyo twita gusubira ku isuka. Ugasanga ibyo wari warubatse byose byarasenyutse. Ariko ikibazo gikomeye si ugusubira hasi, ahubwo ikibazo gikomeye ugomba kwibaza ni iki? Ese ni iki cyabiteye? Ese kuki umuntu ashobora kuva ku rwego rwo hejuru akagaruka hasi kurusha aho yatangiriye? Uyu munsi ndakwereka ibintu bitanu bikomeye cyane abantu benshi bageze kure bakora bikabagarura hasi bucece kugeza aho bisanga barasubiye ku isuka. Ndagusaba kubana natwe kugeza ku musozo, kuko uraza gusobanukirwa neza ibintu bitanu bishobora kugusubiza inyuma mu gihe waba warateye imbere, ndetse uraza gusobanukirwa uko wakwirinda kugwa muri uwo mutego. Dore ibintu bitanu umuntu wari warateye imbere akora bigatuma asubira hasi, ibyo twita gusubira ku isuka. Icya mbere ni ukwibagirwa aho wavuye. Iyo umuntu amaze gutera imbere, hari ikintu kimwe gitangira kumubaho bucece. Atangira kwibagirwa aho yavuye. Mu ntangiriro yicishaga bugufi, yarakoraga cyane, yaratekerezaga cyane, yarafite discipline, ariko amaze kubona amafaranga atangira kumva ko yamaze kugera aho yagombaga kugera, akumva nta kindi agikeneye kwiga. Ikibazo si amafaranga, ikibazo ni mindset hinduka. Reka nguhe urugero. Hari umuntu watangiye nta kintu na kimwe afite, yakoraga amasaha 12 ku munsi, yiga buri munsi, akirinda gusesagura. Nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, amafaranga yarinjiye, ubuzima burahinduka, ariko aho gukomeza discipline yari afite, yatangiye kwirara. Iyo wibagiwe aho wavuye, wibagirwa agaciro k'akazi, wibagirwa discipline yakugejeje aho uri, wibagirwa uburyo bwo guhangana n'ibibazo. Nibwo buhoro buhoro utangira gusubira inyuma. Isomo ugomba gukura kuri ibi ngibi: niba ushaka kuguma hejuru, ujye wibuka aho wavuye, ujye ugumana discipline yakugejeje aho uri. Ikintu cya kabiri ni ugukoresha amafaranga nta gahunda. Iki nicyo kintu cyangiza abantu benshi cyane, money mismanagement. Umuntu umaze kubona amafaranga atangira kubaho ubuzima bushya, ngaho imodoka nshya, imyenda ihenze, outings cyangwa se gusohoka, ubuzima bwo kwiyerekana n'ibindi. Ariko ikibazo ni iki: amafaranga arinjira, ariko ugasanga nta gahunda yafitiye. Icyo abantu benshi batazi, amafaranga ntabwo ari yagukiza, ahubwo uko uyakoresha nibyo bigukiza. Reka nkubwize ukuri, hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko bakaba nta n'igihumbi na kimwe babitse. Ibi nibyo bituma umuntu wari warateye imbere ashobora gusubira hasi mu buryo bwihuse. Ese ni ukubera iki? Nta saving, nta investment, amafaranga yose ajya muri lifestyle cyangwa akayagura ibindi. Iyo ikibazo kije, ubucuruzi bugabanutse, akazi kagabanutse, akenshi uyu muntu ahita asubira hasi. Isomo ugomba gukura muri ibi: niba ushaka kwirinda gusubira ku isuka, jya ugira gahunda y'amafaranga yawe, jya uyabika, uyashore. Ikintu cya gatatu ni ugutoranya inshuti nabi. Iyo umuntu amaze gutera imbere, abantu barahinduka, inshuti ziriyongera, abantu baramwegereza cyane, buri wese aba ashaka kumenyana nawe. Ariko ikibazo ni iki: ntabwo bose baba bafite intego nziza kuri we. Hari inshuti zigukururira mu gusesagura, zikagukururira mu buzima butari bwiza, zikagushyira mu byaha, zigatangira kukwangisha akazi. Buhoro buhoro ugenda uva ku murongo wawe. Ukuri gukomeye kuri iyi ngingo: inshuti zawe zishobora kugena future yawe cyangwa hazaza hawe. Hari abantu benshi batakaje ibyo wubatse kubera inshuti mbi. Isomo ugomba gukura kuri iyi ngingo: niba ushaka kuguma hejuru, hitamo inshuti neza, yuba hafi y'abagufasha gutera imbere, wirinda abagukurura hasi. Ikintu cya kane ni ukutiga ubumenyi bushya no kudatera imbere. Isi irahinduka buri munsi, tekinoloji iraza, business nshya, amafaranga menshi ariyongera, ariko hari abantu bageze ku rwego runaka bagahagarika kwiga. Ntibagisoma, ntibakireba video z'inyigisho nk'izi, ntibakiga ubumenyi bushya. Ikibazo ni iki: isi irakomeza gutera imbere, wowe ugasigara inyuma. Ibyo wakoraga byaguhejeje amafaranga birashaje. Icyo gihe income izagabanuka, ubuzima burusheho gusubira hasi. Isomo ugomba gukura muri ibi: niba ushaka kuguma hejuru, jya wiga buri gihe, jya uvugurura ubumenyi bwawe, maze ushake ukuntu wakwiteza imbere. Icya gatanu ni ukwiyemera cyane, overconfidence. Iki ni icyorezo gikomeye cyane, overconfidence. Umuntu umaze gutsinda inshuro nyinshi atangira gutekereza ko atagikora amakosa, atangira gufata imyanzuro adatekereje neza, akajya mu bintu adasobanukiwe, agatangira gufata risk nyinshi. Ikibazo hano, inshuro imwe gusa irahagije, ibintu byose bigahita byangirika. Hari abantu benshi batakaje amafaranga yabo yose kubera icyemezo kimwe gusa bafashe gihubukiweho. Isomo ugomba gukura muri ibi: niba ushaka kuguma hejuru, jya utekereza mbere yo gufata umwanzuro, jya wicisha bugufi, jya wemera ko ushobora gukora amakosa. Gusubira ku isuka ntabwo biza kubw'umwaka gusa, ahubwo biza kubera habit n'imyitwarire yacu. Iyo wibagiwe aho wavuye, iyo ukoresha amafaranga nabi, iyo ugira inshuti mbi, iyo uhagaritse kwiga, niyo wiyemeye cyane, buhoro buhoro utangira gusubira hasi. Ariko inkuru nziza niyi: ushobora kubyirinda ndetse ushobora kubihindura. Buri munsi hitamo discipline, hitamo kwiga, hitamo gufata imyanzuro myiza. Ngibi ibintu bitanu umuntu wari warateye imbere akora bigatuma asubira hasi, ibyo twita gusubira ku isuka. Niba iyi video igufashije, kanda like, subscribe kuri channel yacu, usangize n'abandi.
andika hasi muri komenti utubwire icyo twibagiwe wumva cyatuma umuntu asubira ku isuka kurusha ibindi.